yego habwo ndi bujye mu mateka y'abantu bagabo kuko nshaka nuko tuganira gusiga umurage mwiza by'ukuri uyu nguyu Aburahamu nuwo mu gisekuruza cya karindwi hafi aho guhereye kuri Nowa bano ubwo ari ibitabo bikurikirana ariko hari umwanya munini hari ba Metusera harimo Baramu harimo bande benshi cyane barameke bagiye bari yarama imyaka so rero haza kubaho n'uwitwa na se wa Loti nago se wa Aburahamu witwa Tera sore bari batuye muri Uri y'Abakaludaya ariyo Babuloni ya kino gihe ari nayo Irake y'uyu munsi wa none Irani y'uyu munsi ni Irake y'uyu munsi wa none kuko uruzi rwa Efurata na ruzi rundi bavuga niho ruherereye muri za Mesopotamia buriya abantu benshi bagira confusion batari ko tugira ingobyi ya Edeni yari iri mu Isiraheli hoya ni byo tuzaganira twabonye umwanya nge nawe ariko wumvise aho uruzi rwa Mesopotamia ruri ukumva aho uruzi rwa Efurata ruri ntabwo byakudete bikubwira ingobyi ya Edeni yari iri so uko isezerano ryimuka niko n'Imana ryimura so nuvuga ngo ikintu kimwe turimo turebaho hano hantu ni instructions Imana yamuhaye amabwiriza yamuhaye va mu gihugu cya so na nyoko usiga inzu ya so uhaguruka ugende mu gihugu nzakwereka ntabwo Imana yigeze mentioning igihugu izamutuzamo abantu bajye bitora ntacyo yigeze ivuga ikimubwira ikiza rero mu bintu bishobora gutuma usiga umurage ukwiye ni ukumvira Imana yarahagurutse asiga inzu ya se asiga ibintu bye akora ijambo va rya mbere siga va genda nzaguha umugisha ni ukuvuga yahagurutse nta kintu hagurukanye va siga genda nza noneho abarakora b'iyi minsi ya none bavuga ngo uhibitseho nza wese natere haleluya bose bagatera kibura rero nkakitanishije nkibaza ngo ariko nza hariho nzaguhemba nzaguheka nzagutabara ariko hariho na nzaguhana nzagukubita nzakwica nzagusonzesha nzaguhemura nzagufunga turamenya inza itujujwe yarabyaye instructions amabwiriza so aragenda arajya mu gihugu ntabwo tuhatinda ariko kubera ko yari afite ikibazo yari afite mubyara we udafite umuryango udafite iki afatireka mbatware uwitwa se we yasigaye ahitwa Harani hano ni muri Siriya buriya ariko bageze mu gihugu aho ngo ariko Loti abura uko batandukana babana na Loti igihe kinini n'abantu babi yego please send to me abantu babi hari ukuntu Kinyarwanda cyacu kituma imvugo zitumvika wavuga abantu bakumva abantu bikwisura abantu batari beza kwa ubwo ni mu mico kandi umuntu utari mwiza kuri wowe ntashobora kukwica ako kanya ni gake akwica gake ariko akakwica mu bitekerezo akakwica mu marangamutima akakwica mu iterambere ukagenda ugapfa neza ugahwera akusenya gake sikari umuntu uganiriza projet yawe yakumva ari nziza akakubwira ati we ibyo ntabwo wabishobora byihorere uriruhiriza iki buri ikintu cya mbere umuntu aba bantu batari beza babanza kwica ku buzima bwawe ni ikintu cyoroheje icya mbere babanza kukwereka ko hari ikibazo mu mitekerereze yawe hari ibintu bitagenda neza bakakwica mu mitekerereze ukazagera ku rwego nawe wiyumva nkaho udashoboye yego ukagera ku rwego wumva utinye kuvugira imbere y'abantu ukagera ku rwego wumva nta projet wakora kuko bakudusitorinze ko nta kintu ushoboye ukagera ku rwego udashobora kuba growth in the economics cyangwa udashobora gutera imbere mu butunzi cyakumva nta wundi mushinga kuko bakumvishije ko you are inauti total ntabwo ushoboye n'abashumba yego
kuko ntacyo yari gupfa na mwene wa Aburahamu. Ariko ushobora no kubana n'umuntu mwiza. Abantu iyo uvuze Loti bumva ibyaha wapi. Ashobora kuba ari umuntu mwiza kuri wowe. Yego. Ngo is so nice to me. Ni mwiza rwose kuri njye. Is so nice to me but it's not nice to God. Ni mwiza kuri njye ariko si mwiza ku Mana. Kuko ntimukeneye muri projet zawe. Yavuganye nawe ntiyavuganye nawe. Yes, kandi Loti it's nice to you. Ni mwiza kuri wowe rwose. Ariko ku Mana ntago ari muri uwo mugambi. Yego. So mpamvu ati no muntu rero kambe mwihorera nta kuntu byakunda ngo abashumba baratongana. Ngo buramuga atari kumwe ntidupfa ubusa. Ibihugu bituri imbere hitama ushaka nenda sigara naho mbonye ngo rutarambuye amaso abona iki kibaya kirimo ubwatsi bwati genda shora mwari. Buri muntu ufite isezerano ntabyigana, ntabwo agombera ibyiza. None se ugiye mu bukwe umugeni n'umukwe nabarya basaza ujye ubona hari ubwo babyiga hari imirongo batora. Oya nindakomerwa so arangije ikinyera cy'ambulance yankore irakugonga ntihagarara aramba. Noneho ahubwo ati nuhitamo hepfo ndajya ruguru, nuhitamo ruguru ndajya hepfo. Ntabwo byari kwemera ko ahitamo igihugu cy'isezerano, ariko Imana iragihisha. Ngo Loti akimanuka murongo wa 14 ibice 13 ngo Loti amaze gutandukana na Aburahamu. Yego. Ndangura umurongo wa 13 twinjire mu kiganiro nyirizi. Yego. Umurongo w'icumi. Loti arambura amaso abona ikibaya cya kuruzi Yorodani yose, cyo kuruzi cya Yorodani yose yuko kinese hose. Uwiteka nibyo 13:10 nushaka yera ku 8 kuyo babyumve neza. Okay. Aburahamu abwira Loti ati he kubaho intonganya kuri nge nawe no kubashumba bacu kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe? Ndakwinginze tandukana nanjye. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira bawe, nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Suje nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikira aho uherereye hose. Ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Ngo haye ikaze mu kiganiro cy'umugoroba nkwanira abawe, cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Amasengesho nayo arakomeje nk'uko mumaze iminsi mubikurikirana, ndetse muzajya muyakurikirana. Hari uburyo bwashyizwe muzajya muyakurikirana. Imana ibaha umugisha cyane ababikora, bakoze subscribe, abadukurikira, inshuti zacu ziri mu Rwanda mu bice byose bitandukanye, turabashimira cyane. Mushumba wiriwe neza? Yaniriwe amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose nk'uko wari bisobanuye. Koko nibyo uburyo bwashyizweho no gukoresha Zoom. Yego. Ubikeneye nyine arabyumva ko byamusaza yagumya akora buri munsi. Ariko cyane cyane turi mu cyumweru cya kabiri cyo gusenga nk'uko twagiye tubyemeza. Yego. Hanyuma rero bakeneye gusengerwa, kwiga andi magambo y'Imana, bajoyininga 2:00 z'ijoro. Haba harimo umuziki w'indirimbo z'Imana n'igice, tugatangira kwigisha twasoza 3:30.
ubwo saa 2 z'umugoroba ni ku isaha y'i Kigali mu Rwanda. Isaha y'i Kigali mu Rwanda niho umuntu ahita ajyaho akumva indirimbo z'Imana zaririmbye yifuzaga, ubundi tugasenga iminota mike, tugasenga n'ijambo ry'Imana, tugasoza saa 3:30. Yego, ndumva rero mwasubijwe abahoze bifuza uburyo bwo kuba basengerwa cyangwa se bagisha inama mu buryo butandukanye, ndumva bajoininga ubwo buryo hanyuma ibintu bikagenda neza. Yego mushumba, twikomereza rero uyu munsi uratuganiriza kuki? Ngewe kare n'inkinjira hano hari umugabo nkunda gukurikiraho umunyabwenge, avuga amagambo meza cyane. Yego, aravuga ngo abantu bashobora kuba bazi neza ahahise hayabasha no kuhavuga, ariko bakaba badafite uruhare mu hazaza hawe. Ni ijambo nakunze numva ndanezerewe. Motivation kuri njyewe. yego, The people can be part of your history, but not the part of your destiny. abantu bavuga cyangwa se bakagira uruhare mu bafite hahise n'uruhare hawe. uko barabizi. Ntabwo rega histoire ntihisha, ntaho wayihisha. Hari aho mwabanye, hari aho mwagwanye. Nta muntu ushobora guhisha amateka yariho. Hari ahishwa yego, Yego, hari n'abazwi n'abantu bake mu biziranyeho, ariko hari n'amateka bari public, ari ku musozi ntaho uzayahungira, ntaho uzayajyana, kandi akanakubaho gusa kaza nk'umutego mubi ku buzima bwawe. yego, Ariko nta ruhare afite mu hazaza hawe. amen. Ni ijambo nakunze cyane, Yego. numva ryinjiye mu mutima. The people can be the part of our history, but not the part of our destiny. Kuvuga ngo icyerekezo cyangwa hazaza hacu harahishwe, ntabwo babasha kubigiramo uruhare. So uyu munsi muri uyu mugoroba ko turi mu masengesho, ndasa nkaho ngiye kwibanda cyane ku ijambo ry'Imana, ariko rifite icyerekezo umuntu ashobora kuganira kumva arafashijwe, cyane cyane aho uyu munsi nifuza kwisomera Itangiriro 13 umurongo wa 14. Haravuga ngo Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka abwira Aburahamu ati rambura amaso urebe uhereye aho uri hano ikasikasi n'ikusi n'iburasirazuba n'iburengerazuba, igihugu cyose ubonye niwe nzagihana urubyaro rwawe iteka ryose, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'umukungugu wo hasi. Umuntu yashobora kubara umukungugu wo hasi, urubyaro rwawe narwo rwazabarika. Haguruka ugende unyure mu gihugu, mu burebure bwacyo no mu bugari bwacyo, kuko ari wowe nzagiha. Aburahamu yimura ihema rye, aragenda aritera mu biti byitwa imyeroni yo kwa Mamure biri i Hebroni, yubakira Uwiteka igicaniro. Imana nishimwe cyane. Amen. Iyo turi muri building everlasting legacy, hari umuvandimwe muri Canada yambwiye ngo twari tugana nijoro, arambwira agakunda kino kiganiro, kumva ko azasiga wa murage. Yego, buriya nubwo tutarebwa n'abantu benshi cyane, kuko intego yacu kurebwa ni byiza, kudukorera like ni byiza, kuduha comment ni byiza, no gukora subscribe ni byiza, ariko utanabikoze twe nta rubanza. Ariko mu buryo bwiza ukeneye kudufashwa bikora ni bisanzwe. Intego yanjye natwe dufite ko ariko munibura umuntu asiga umurage mwiza, hagira ubyumva ahinduke kandi abikurikize cyane rwose. Haro turareba Aburahamu. Yego, mu bice 12 Imana yarashaka ko mu kiganiro tugiye gukora turifashishije ijambo. Yego, mu bice 12 nagira ngo mfate Bibiliya yanjye nanjye nta kibazo. Yego, mu bice 12 uhereye ku murongo wa mbere hasoma niyo bitakubangamira, ariko ni uburyo Imana yamuhaye icyo twita instructions, amabwiriza. Buriya iyo ushaka kubaka neza umurage, Tangira ibice 12. uhereye ku murongo wa mbere. Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Yes. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, Nushaka kugarukira aho ngaho uzaba umugisha. Yego, ntabwo ndi bujye mu mateka y'abantu bagabo, kuko nshaka nuko tuganira gusiga umurage mwiza. gusiga umurage mwiza. By'ukuri uyu nguyu Aburahamu nuwo mu gisekuruza cya 7 hafi aho guhereye kuri Nowa.
bano nubwo ari ibitabo bikurikirana ariko hari umwanya munini, hari ba Metusera, harimo Baramu, harimo bande benshi cyane, Barameke bagiye bari yarama imyaka. So rero haza kubaho n'uwitwa na se wa Loti, nago se wa Abraham, witwa Tera. Sore bari batuye muri Uri y'Abakaludaya, ariyo Babuloni ya kino gihe. Ari nayo Irake y'uyu munsi wa none, Irani y'uyu munsi, ni Irake y'uyu munsi wa none, kuko uruzi rwa Efurata na rwa ruzi rundi bavuga niho ruherereye muri za Mesopotami. Buriya abantu benshi bagira confusion batari ko tugira ingobyi ya Edeni yari iri mu Isiraheli hoya. Ni byo tuzaganira twabonye umwanya nge nawe, ariko wumvise aho uruzi rwa Mesopotami ruri, ukumva aho uruzi rwa Efurata ruri, ntabwo byakudete bikubwira ingobyi ya Edeni yari iri. So uko isezerano ryimuka niko n'Imana ryimura. So nuvuga ngo ikintu kimwe turimo turebaho hano hantu ni instructions Imana yamuhaye, amabwiriza yamuhaye. Ambwe va mu gihugu cya so na nyoko, usiga inzu ya so, uhaguruka ugende mu gihugu nzakwereka. Ntabwo Imana yigeze mentioning igihugu izamutuzamo. Abantu bajye bitonda, ntacyo yigeze ivuga. Kimubwira ikiza rero mu bintu bishobora gutuma usiga umurage ukwiye ni ukumvira Imana. Yarahagurutse asiga inzu ya se, asiga ibintu bye, akora ijambo va rya mbere, siga, va, genda, nzaguha umugisha. Ni ukuvuga yahagurutse nta kintu hagurukanye. Va, siga, genda, nza. Noneho abarakora b'iyi minsi ya none bavuga ngo uhibitseho nza wese natere haleluya, bose bagatera. Kibura rero nkakitanishije cyane nkibaza ngo ariko nza hariho nzaguhemba, nzaguheka, nzagutabara, ariko hariho na nzaguhana, nzagukubita, nzakwica, nzagusonzesha, nzaguhemura, nzagufunga. Turamenya inza itujujwe yarabyaye iki? Instructions, amabwiriza. So aragenda arajya mu gihugu, ntabwo tuhatinda, ariko kubera ko yari afite ikibazo, yari afite mubyara we udafite umuryango, udafite iki, afatireka mbatware. Uwitwa se we yasigaye ahitwa Harani, hano ni muri Siriya buriya, ariko bageze mu gihugu aho ngo ariko Loti abura uko batandukana, babana na Loti igihe kinini. Rero kuva mu bice 12 kugera mu 13 ni imyaka miremire ari haciye. Yego. Kugera ubwo abashumba batonganye, ntabwo bari batandukanye. Ndashaka kuvuga ijambo rimwe gusa, si ikibazo cyo gutandukana kwa Loti nawe, nk'uko ndashaka kubwira ikintu gikomeye. Kubera gutindana na Loti, kubera kugendana nawe, yari ahagaze mu gihugu cy'isezerano, ariko Imana ntiyakimubwira. Mu mabwiriza harimo siga, va, genda. We ntiyasiga rero, asiga bimwe, ibindi barabijyana. Erega hari Loti uburaho usiga mukajyana. Hari ibintu bidashoboka bikunanira, ati tujyana ati kabyara kanje twigendere. Loti aragenda mubera Loti, amara igihe ajya mu Egiputa, ntitwumvise inkuru za Loti ko zagenze. Aragaruka amara igihe Kanani, aba mu gihugu cy'i Kanani, aba mu gihugu cy'isezerano, ariko Imana itaramubwira ngo nguhaye igihugu. Yari itaragira kimwe imubwira. Yari itaragira ikimubwira, ariko ari hehe? Ari mu gihugu. Rero ngo atubonye mu bice 13 bivuze ngo abashumba bagaze ubwo batongana n'abashumba. Yego. Kuko ntacyo yari Loti, ntacyo yari gupfa na mwene wa Aburahamu. Ariko ushobora no kubana n'umuntu mwiza. Abantu iyo uvuze Loti bumva ibyaha, wapi? Ashobora kuba ari umuntu mwiza kuri wowe. Yego. Ngo is so nice to me. Ni mwiza rwose kuri njye. It's so nice to me, but it's not nice to God. Ni mwiza kuri njye ariko si mwiza ku Mana. Kuko ntimukeneye muri projet zawe. Yavuganye nawe ntiyavuganye nawe. Yes, kandi Loti, it's nice to you. Ni mwiza kuri wowe rwose. Ariko ku Mana ntabwo ari muri uwo mugambi. Yego. So Imana ati no muntu rero kambe mwihoreye. Nta kuntu byakunda ngo abashumba baratongana. Ngo buramugatari kumwe ntidupfa ubusa. Ibihugu bituri imbere. Hitama ushaka.
ndasigarana aho mbonye ngo rutarambuye amaso abona iki kibaya kirimo ubwatsi bwatugenda shora mwariye. Buri muntu ufite isezerano ntabyigana, ntabwo agombera ibyiza. none se iyo ugiye mu bukwe umugeni n'umukwe n'abarya basaza ujya ubona hari ubwo babyiga, hari imirongo batora. Oya, ni ndakumirwa. So arangije ikinyera cy'ambilanse yankore irakugonga ntihagarara. Noneho ahubwo ati nuhitamo hepfo ndajya ruguru, nuhitamo ruguru ndajya hepfo. Ntabwo byari kwemera ko ahitamo igihugu cy'isezerano, ariko Imana iragihisha. Ngo Loti akimanuka, murongo wa 14 ibice 13, ngo Loti amaze gutandukana na Aburahamu. Yego. Ndangura umurongo wa 13 twinjire mu kiganiro nyirizina. Yego. 13 umurongo w'10. Loti arambura amaso abona ikibaya cya kuruzi Yorodani yose, cyo kuruzi cya Yorodani yose, yuko kinese hose. Uwiteka 13:10 nushaka yera ku 8 kugira babyumve neza. Okay. Aburahamu abwira Loti ati, he kubaho intonganya kuri nge nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe? Ndakwinginze tandukana nanjye. Nuhitamo kujya ibumoso, nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo, nanjye nzajya ibumoso. Loti arambura amaso ikibaya cyo kuruzi Yorodani cyose, kuko kinetse hose. Uwiteka atararimbura Isodoma n'i Gomora, icyo kibaya kugeza Isowari cyari kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka, nk'iy'igihugu cya Egiputa. Nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani, ajya iburasirazuba, baratandukana. 14. Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka abwira Aburahamu ati, nushaka rekera aho ngaho, hamwe twe gupfa ubusa mwene data, tandukana nanjye. Urajya iburyo ndajya ibumoso, urajya ibumoso ndajya iburyo, urajya amajyepfo ndajya amajyaruguru. Hitamo aho ushaka. We ntabwo yigeze abyiganiraho kujya. Ariko Imana irinda gakondo y'isezerano. Ndashaka kuvuga ijambo nge ngambiriye ni rimwe. Yego. Reka guhunga no gukwepa no kwirukanka. Naho uri hari igisubizo. Yamaze imyaka irenga 10 mu gihugu cy'isezerano. Yego. Ariko Imana itaramubwira karaho ngaho. Ngo ariko Loti akimara kumuva iruhande. Loti ashobora kuba icyaha, Loti ashobora kuba imyumvire. Yego. Loti ashobora kuba ubana n'abantu babi. Yego. Please send to me. Abantu babi. Hari ukuntu Kinyarwanda cyacu gituma imvugo zitumvika. Bavuga abantu bakumva abantu babi ku isura, abantu batari beza kwa. Ubwo ni mu mico. Kandi umuntu utari mwiza kuri wowe ntashobora kukwica ako kanya. Ni gake. Akwica gake, ariko akakwica mu bitekerezo, akakwica mu marangamutima, akakwica mu iterambere, ukagenda ugapfa neza ugahwera. Akusenya gake. Sikari umuntu uganiriza proje yawe yakumva ari nziza, akakubwira ati we ibyo ntabwo wabishobora, byihorere. Uriruhiriza iki? Buri ikintu cya mbere umuntu, aba bantu batari beza babanza kwica ku buzima bwawe. Ni ikintu cyoroheje. Icya mbere babanza kukwereka ko hari ikibazo mu mitekerereze yawe, hari ibintu bitagenda neza. Bakakwica mu mitekerereze, ukazagera ku rwego nawe wiyumva nkaho udashoboye. Yego.
ukagera ku rwego wumva utinya kuvugira imbere y'abantu, ukagera ku rwego wumva nta poroje wakora kuko bakudusitorinze ko nta kintu ushoboye, ukagera ku rwego udashobora kuba growth in the economics, cyangwa udashobora gutera imbere mu butunzi, cyakumva nta wundi mushinga, kuko bakumvishije ko you are inauti total, ntabwo ushoboye. kandi iyo ugeze ku rwego rwo kumva ngo sinshoboye, byakurangiranye. gerageza ariko uvuga ngo ushoboye. So rero Aburahamu urumva Loti akigenda mbaka ngo usubiriremo, Loti ashobora kuba imyumvire yawe, Loti ashobora kuba ari ubunebwe buri muri wowe, yego, kimwe n'uko Loti yaba umurozi n'umugome n'umwanzi n'igisambo ku buzima bwawe, ariko mu mahitamo y'ubutaka Imana ntiyamwemerera akahitamo igihugu cy'isezerano. Ndashaka unotinge kano kantu, amara imyaka 15 azenguruka igihugu ari icye, ariko Imana itarabimubwira. Ariko Loti atandukanye mu wa 14, Aburahamu witeka aramubwira ati, Aburahamu ati rambura amaso urebe. Akimara gutandukana nawe Imana nibwo yahise imubwira ati rambura amaso urebe. Impamvu nje nifuza ko tugira ikintu bya building an everlasting legacy ku muntu wari we wese. Urabona ko Aburahamu yamwaniye igisekuru kizakurikira. Yego. Iramubwira ngo aho uhagaze manish. Amen. Ntabwo misaba ko mva igahanga, ntimisaba ko mva muri Amerika, ntimisaba ko nimukira mu yindi state, nta kindi kintu bisaba, ahubwo amaze igihe azenguruka mu butaka bwe mu isezerano rye, ariko kubera Loti ntiyahabonye. Umunsi Loti amuvuye Imana ngo aho uhagaze, aho ushinze ikirenge, uhereye aho uhagaze. Cyo nshaka kubyumva, ndi kubyumva, uhereye aho uhagaze iburasirazuba n'iburengera bwabo, muri make inyuma imbere, ubwo ni umurambararo. Yego. Uhereye aho uhagaze, aho Loti mutandukane yuri, nta kindi kintu byamusabye, ntabwo wimutse Loti akiguhagurukaho muri yo the same place, the same time. Imana yambwira ngo aha aho ushize ibirenge rero niho hawe, rambura amaso imbere inyuma, ndahaguhaye we n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Wimbwira ngo uri umwe, wimbwira ko ufite uwitwa nde Eliyezeri uri kujya byawe, ko 15 yavuze ngo ngare ku bundi Imana uzampemba. 15 niko yavuze ngo Aburahamu yizera Uwiteka mu masezerano. 15 ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwerekwa riti, Aburahamu witinya, ningenga bigukingira, uzagororwa ingororano nyinshi cyane. Aburahamu aramubaza ati, mwami w'Uwiteka, nzagororerwa ingororano ndi ncike, kandi uzazungura urugo rwanjye Eliyezeri w'umunyadamasiko? Ati dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Iri jambo ntabwo murizi buriya, uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Eliyezeri rero yabyawe n'umujura, avukira mu rugo kwa Aburahamu. Iyo utabaga warabyaye, umwana wavukiraga iwawe niwe watwaraga ibyawe. Ese umuryango wabo w'Abakaludaya. Nkabura tuvuge wakufata nk'umuntu akabyara nk'umugore cyangwa umukozi akabyarira iwawe. Ubwo iyo wabaga utarabyaye, uwo mwana niwe wakuzungura, twarakuzunguraga. Yego, nabyumvise. Aburahamu ati none se iyo umbwira ngo uzangororera, ariko tumaye tugaruke ku ijambo ry'imbere, iramubwira ngo uhereye aho ugize gute, aho uhagaze, wanyemere tukigarukira aho ngaho. Hari aho umuntu ahagarara atariko siho, mu kazi siho, banza nibeshye. No, niho ahubwo ufite Loti. Uraguhagaze imbere ntiwabona imbere n'inyuma, uhereye aho uhagaze, uhereye aho wicaye, aho bakuvugira, aho bakurwanyiriza, baguteraho induru, aho uhura n'ibibazo utafite aho winyagama, uhereye aho ngaho uhagaze ushinze ibirenge. Loti akigenda ndahaguhaye, kandi ntago arahashinze ibirenge, ahubwo naho amaso ari bugere imbere n'inyuma naho nahawe.
harimo abantu bagerageje bikanga kandi avuga ati Imana yavuganye nanjye kumbe Loti bari kumwe baricaranye hambwa ati urambwira ko nzagorwa ingororano iki ko wavukiye mu rugo azabirya nyamara Imana yambwira ati nzaguha abana bangana n'umusenyi ariko ntibari kumuba arangije abyara Ishimari ati nawe nzamugira ubwoko ariko simuha Kanani kuko ahubwo uzava muri Sara kandi mbere y'uko abyara 15 na 7 nibwo Imana yabahinduriye amazina amaze gucyura Hagayi kugira ngo abone umwana ahindurirwa izina ava kuri Aburahamu yitwa Aburahamu sekuruza w'amahanga ava kuri Sara abasara bisobanura ngo nyina w'amahanga yose ajya yasa umwana kuko byagenze bite aho uhagaze niri jambo shaka mu kunywanira icyambere kumva amabwiriza n'amahame azana umugisha mu buzima bwawe umubyeyi utanga icyacumi umubyeyi ufasha umubyeyi wumvira Imana byanga byakunda uwe nubwo wapfa mu isi ntacyo uriye ariko abawe bazagira umugisha uyu munsi mpamvu dusavayivinga tugahura n'ibibazo bikomeye nuko twebwe ababyeyi bacu batize batunwanira n'Imana niyo mpamvu yisenze banavuga ngo ngewe ngo ndo witeka Imana yawe Jerry ntivuga so oya ntabwo imuzi nta none se yayikoreye Imana yatima ngo umwana wanjye ngo ntambabazi umwana wa ntambabazi ndi Imana yaso n'abagore 7 n'ibyaha muziho maze naye ntinya kwitwa umwana we Imana yamwita gute rero aho uhagaze aho ngaho babyeyi bavandimwe bagabo bagore basore muri aho mwanira bawe nubwo mu nda nta mwana uravuka marika azavuka kandi aho uhagaze aho ngaho hari umugisha wakugirira akamaro witinda ku bantu bakuvuga ibyo bakubonaho ariko ntibaza hazaza ntibaza amateka hazaza so rero buriya ikintu cya mbere abantu bakora usiye kuba bakunaniza kukumvisha ko bidashoboka kukumvisha ko hari ibyakunaniye ariko rimwe na rimwe tukwiye kwibazaho kuko buri gihe usanga batangira kubaza ibibazo biremereye kugira ngo wowe mu buzima wumve warayobye warananiwe waragowe utazahagera utazabishyikira bitari ibyawe nta buzima burimo maze ugatangira gucogora ariko uhereye aho uhagaze Jerry mpereye ku bumwe bw'abera aha muri Gahanga imbere n'inyuma hari umugambi mwiza ku buzima bwawe mfite Loti gusa wanyerereje arahari pe ambuza kwigurira imodoka ambuza kwibakira ibyo nubaka ambuza gutera imbere ambuza guhumeka kandi ntacyo nakamutwaye kandi nto birangiye Imana iguhisha isezerano ariko buri muntu dukurikiye wese yisuzuma kuri Loti bari kumwe ikintu bita kunywanira abawe everlasting legacy building an everlasting legacy gendera ku mahame n'amabwiriza ntabwo bigombera ngo uyu munsi Imana ivugane nko avuganye na Aburahamu hari abashumba hari Bibiliya hari ijambo ry'Imana mu telefone arigendana twamenya neza ko hari umwuka wo gushiftinga hari amaguru hari amaso hari amaboko twayigenewe cyane ariko intego nyamukuru kubera kumvira Imana ariko aragenda ariko ajyana na Loti biramukerereza buriya kugira ngo abone umwana byamusabye 25 kumenya igihugu byamusabye Kenzo kandi arimo akizengurukamo ariko atabizi nawe rero hari Loti ugomba kuva muri wowe Imana igahita ikingura imiryango aho hantu amen God bless you so much urakoze cyane